Reka nanone nongere kubasuhuza ndetse mbaha ikaze ku makuru mashya please. Twerekeje ku makuru afite aho ahuriye n'u Rwanda, akaba ari amakuru agaragaza ko Perezida Tshisekedi yamaze kuba yashwana na Joao Lourenço, perezida wa Angola, bitewe no kuba uyu Lourenço atumva neza uruhande rwa Tshisekedi, yaba mu mushinga wo guhindura itegeko nshinga ndetse no mu buryo afata u Rwanda na AFC M23. Ubona neza ko ari nayo mpamvu ikomeye cyane yatumye aba perezida babiri bari basanzwe ari inshuti zikomeye kuri ubu ngubu batagicana uwaka, mbega batakijya mu biganiro cyangwa se bungurana ibitekerezo nk'uko byahoze mu minsi yashize. Ubona neza ko umubano wabo wajemo agatotsi gakomeye cyane. Amakuru aravuga ko kuva mu mpera za 2025 leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Angola zagiranye ibiganiro byinshi byari bigamije gutegura ibi biganiro mbega by'abanyekongo bigomba kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bigahuza abanyekongo bo ubwabo, ndetse Angola ikaba yumva ibitekerezo by'abanyekongo bavuga bikumvikana, barimo abahagarariye Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero rya Angilikani, kugira ngo izabishingireho mu kuyobora ibi biganiro. Bibutsa ko ibi biganiro byategurwaga byagombaga kuyoborwa n'uyu Joao Lourenço, perezida wa Angola, cyane ko abari ku ruhande rwa AFC M23 ndetse n'abandi benshi cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bari baranze ko uyu Tshisekedi yabiyobora, cyane ko bo badashobora kuba bagira ijambo mu gihe umuntu uyoboye ibiganiro ataba ari umuntu uri neutre cyangwa se umuntu wumva impande zombi. Nyuma y'uko rero uyu perezida Joao Lourenço wa Angola yari amaze kuganira mu biganiro byinshi cyane bigera ku nshuro 6 n'uyu perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi, uyu Joao Lourenço wa Angola yateguye inyandiko y'impapuro 21 igaragaza uko abanyekongo baganira bagashaka ibisubizo birambye by'ibibazo byugarije igihugu cyabo, by'umwihariko akaba ari ibibazo by'umutekano hangayikishije cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. Ubona neza ko aricyo kibazo cyari ku isonga kugira ngo barebe ko bagishakira umuti. Iyi nyandiko kandi igaragaza uburyo haboneka ibisubizo by'ibibazo bya politiki n'iby'umutekano, ariko bigizwemo uruhare n'abanyekongo mu byiciro byose, bagahurira mu biganiro i Rwanda, bigategurwa kandi bikanayoborwa na Angola nk'igihugu kizaba cyabyakiriye. Ibi bihabanye cyane n'umugambi Perezida Tshisekedi yari afite uko ibi biganiro bigomba kuzabera i Kinshasa. Angola nanone yatanze igitekerezo cy'uko ibiganiro bishya bya Rwanda byakitabirwa n'abantu 90, barimo 30 baba bahagarariye ubutegetsi bwa Tshisekedi, 30 batavuga rumwe nabwo barimo abanyapolitike n'abafashe intwaro, na 30 bahagarariye sosiyete sivile. Mbega ubona neza ko uruhande rwa Tshisekedi rwari kuva mu bantu 30, hakaza abandi 30 bashobora kuba baturuka nko ku ruhande rwa AFC M23 cyangwa se abandi bitwaje intwaro batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse n'abandi 30 bari guturuka muri sosiyete sivile, yaba abihaye Imana ndetse n'abandi bavuga rikijyana, ariko bo badafite uruhande babogamiyeho, bagomba kuzajya basobanura neza uburyo ibibazo biteye, cyane ko ari bo birimo kugiraho ingaruka. Iyi nyandiko irimo igitekerezo gisaba ko kugira ngo ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikemuke, bikwiye ko abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye birimo imitwe yitwaje intwaro nka CRP, FRP ya Thomas Lubanga, AFC M23 n'abo mu mitwe ya Wazalendo bashyirwa mu nzego z'igihugu zirimo iz'umutekano. Iyi Angola yagaragaje ko ibiganiro byagira uburemere kandi bigatanga umusaruro mu gihe aho mu byiciro byose babyitabira, kandi ko kugira ngo bigende neza akwiye gufatwa ingamba zirema icyizere, zirimo kurekura imfungwa za politike, gukuraho ibihano bamwe bakatiwe, ndetse no kubahiriza agahenge ku mirongo y'imbere ku rugamba. Itsinda rya Angola rikaba ryarateguye inyandiko ndetse ryagaragaje ko Perezida Joao Lourenço yafata inshingano y'umuterankunga n'umuhuzabikorwa mukuru w'ibi biganiro, akaba yakoranya ababyitabira, akabigenzura ndetse akayobora umuhango wo kubitangiza no kubirangiza. Angola yagaragarije Tshisekedi ko nyuma yo gutangiza ibi biganiro, umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Faure Essotsi Simwe, uyu ni perezida wa Togo, ndetse n'inteko y'abamwunganira barimo Olusegun
Obasanjo wayoboye Nigeria ndetse na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya aribo bakomeza kubiyobora mbega bafashijwe n'uyu Joao Lourenço, cyane ko ariwe waba wakiriye ibiganiro mu gihugu cye cya Angola. Yagaragaje ko mu gihe ibiganiro byabera i Rwanda cyangwa se muri Angola ntacyo byaba bitwaye ko umuhango wo kubitangiza wabera mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, akaba ari naho amasezerano y'amahoro asinyirwa. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko iyi nyandiko yagejejwe kuri Perezida Tshisekedi tariki ya 7 Werurwe uyu mwaka turimo. Abo muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko batishimira ingingo nyinshi ziyikubiyemo, ndetse banagaragaza ko Angola idatunga urutoki u Rwanda bihagije, mbega bagaragaza neza ko Angola itigeze yibanda ku Rwanda ngo igende irushinja ibyaha mu iyo nyandiko. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze igitekerezo cyo gushyira mu biganiro abahagarariye AFC/M23, igaragaza ko uwari umurongo utukura idashobora kurenga. Inagaragaza kandi ko Joseph Kabila Kabange wakatiwe igihano cy'urupfu muri Nzeri umwaka ushize w'ibihumbi 2025 nawe adakwiye kwitabira ibi biganiro. Mu ibaruwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yoherereje Angola tariki ya 14 Gicurasi, abinyujije mu ntumwa ye yihariye Sumbu Sifa Mambu, yagaragaje ko ari we ugomba kuyobora ibiganiro ndetse no kubitegura, kandi ko nta handi bigomba kubera keretse i Kinshasa gusa. Igisubizo rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Angola kikaba kigaragaza neza ko ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abantu 500 mu byiciro bitandukanye, kandi ko mu bigomba kuganirwaho harimo guhindura itegeko nshinga, Tshisekedi akazajya mu butegetsi bw'inzibacyuho kugeza hatowe perezida mushya. Angola yababajwe n'igisubizo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaragaza ko ibiganiro biheza bamwe mu banyekongo barimo AFC/M23 na Joseph Kabila Kabange nta musaruro bishobora kuba byatanga, ahubwo ko bishobora kwenyegeza umwuka mubi wa politike usanzwe uri mu gihugu, mbega ubona ko nta gisubizo bishobora kuba byatanga, cyane ko AFC/M23 nayo ariyo ifite imbaraga cyane mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ikindi nanone cyababaje uyu Joao Lourenço wa Angola ni uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yayisubije nyuma y'amezi 2 ishyikirije inyandiko igaragaza uko yifuza ibiganiro by'abanyekongo bigenda. Uku gutinda rero yagufashe nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushake buke bw'i Kinshasa bwo kuba bafatanya mu kuba bashakira umuti ibibazo by'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusoza, tariki ya 20 Gicurasi 2026 uyu Perezida Joao Lourenço yohereje i Kinshasa ubundi butumwa, ariko ibikubiyemo ntabwo biramenyekana. Gusa bivugwa ko Angola yirinze kugaragaza uburakari ikomeza kwifashisha inzira ya demokarasi mu gihe ikurikiranira hafi ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbega kugira ngo babe bashakira umuti iki kibazo, bareba niba hari umuti bashobora kuba babonera ibi biganiro kugira ngo bibe byajya mbere, mbega bitangizwe ndetse bibe byanatanga umusaruro, cyane kubona ko ari byo bishobora kuzatanga igisubizo kirambye ku makimbirane ahanganishije abanyekongo mu gihe cy'imyaka irenga 30 hano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanda subscribe ndetse na like twongere guhura mu yandi makuru.